Hari ukuntu umuntu agenda akanywa nk'umugore utarateye igikumwe, aho ngo yajya kuryama bikarangira arose ari kunyara ku buriri. Ese nawe byakubayeho? Wakangutse umeze ute? None se byaguteye isoni? Birumvikana byarakubangamiye, umva biguteye isoni kandi wumva ugize ipfunwe ryinshi cyane. Igitangaje wari mukuru, buriya ku mwana byo nta kibazo. Reka turebere hamwe icyo bishatse kuba bisobanura, cyangwa se icyo izi nzozi zo kurota unyara ku buriri zishatse kuba zasobanura. Njyewe ndi Aizo w'i Rwanda, komeza nkurikire. Akenshi izi nzozi ziza mu gihe wumva ubuzima bwawe butari mu maboko yawe. Mu gice cya kane reka turebere hamwe isoni n'ipfunwe. Izi nzozi zishobora gusobanura isoni cyangwa se ipfunwe. Hari igihe umuntu aba afite ikintu cyamubayeho noneho akakibika mu mutima. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Njyewe ukomeje kugenda wumva nitwa Aizo w'i Rwanda. Yampereje ikaze umuntu wese ugiye kuba yakurikira kino kiganiro, haba uri mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'uburasirazuba n'umujyi wa Kigali by'umwihariko ari wo natwe duherereyemo. Kandi ntabwo nakirengagije aba diaspora cyangwa se babandi bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndavuga Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese muhawe ikaze hano kuri Dream Zone TV show. Rero ndigarukiye ngo tugende tuganira byinshi bigiye bitandukanye ku nzozi mugenda murota. Rero uyu munsi ngarukanye inzozi abantu batari bake bakunze kurota, haba abana ndetse n'abantu bakuru. Ariko ku bantu bakuru byo biraza kuba umwihariko, gusa ku bana ni ibisanzwe. Izo nzozi wakibaza ngo ese ni izihe? Hama hamwe cyangwa se ugume kuri no channel yacu ubasha kugenda wamenya byinshi kuri izi nzozi. Cyo kuba nakubwira, cyo nakubwira kana subscribe kugira ngo tujye tubana no mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse ujye ubasha gusharinga no gukanda like ndetse no kwandika comment ku nzozi twavugaho ubutaha. Rero natinze reka ntangire nkubwira inzozi tugiye kuba twaganiraho kuri uyu munsi wa none. Ese wigeze kurota unyara ku buriri kandi uri umuntu mukuru? Nyuma ugakanguka wibaza uti ese ibi bintu bisobanuye iki koko? Izi nzozi nta muntu zitabaho, niyo mpamvu udakwiriye kugira ubwoba. Kuko izi nzozi ntabwo ziza ari nk'impanuka, ahubwo ziza zifite ubutumwa bwawe. Uyu munsi tugiye gusobanura mu buryo bwimbitse izi nzozi, umenye impamvu uzirota ndetse umenye n'impamvu ushobora kuba ubirota kenshi. Ntujye kure, niba mushyashya kanda subscribe, kandi nawe umusangwa komeza urebe ino video kugeza igeze ku musozo kugira ngo ubashe kuba wagenda umenya byinshi. Reka turebere mu gice cya mbere icyo bishatse kuba byagenda bisobanura. Nkibutsa ko njyewe ndi Aizo w'i Rwanda. Mu gice cya mbere reka turebere hamwe itandukaniro ry'umwana ndetse n'umuntu mukuru mu kurota izi nzozi. Icya mbere ugomba kumenya ni uko ku mwana kunyara ku buriri cyangwa se kurota izi nzozi biba ari nk'ibisanzwe, kubera ko biterwa n'umubiri we uba utarakomera neza cyane ku buryo wabasha kugenzura imikorere y'umubiri we cyangwa se kugenzura inkari ze neza. Ahantu nizere ko muri kugenda muhumva neza cyane. Ariko ku muntu mukuru ibintu birahinduka cyane. Iyo izi nzozi ntabwo biba ari ikibazo cy'umubiri, ahubwo ni ikibazo kibiri mu mutima wawe ndetse n'ibitekerezo byawe. Ni nk'ikimenyetso cyerekana ko hari ikintu kitagenda neza imbere muri wowe. Twihuse cyane reka tugende ku gice cya kabiri, dukomeze kugenda dusobanukirwa icyo izi nzozi zo kurota unyara ku buriri zishatse kugenda zisobanura. Kugira stress cyangwa pressure. Kurota unyara ku buriri akenshi bifitanye isano na stress. Ashobora kuba ari ibibazo by'amafaranga, ibibazo by'urukundo cyangwa se ubuzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo iyo ubwonko bwawe buruhutse nijoro utangira kurekura ibyo wahishe ku manywa cyangwa se ibyo waciyemo ku manywa. Izi nzozi rero ni nk'ubutumwa bugira buti uri kwikoreza ibintu byinshi, reka bimwe cyangwa se rekura bimwe. Dukomeje no ku gice cyacu cya gatatu, ukumva utagenzura neza ubuzima bwawe. Akenshi izi nzozi ziza mu gihe wumva ubuzima bwawe butari mu maboko yawe, nk'ibintu bitari kugenda neza uko ubishaka, cyangwa se uri mu mubano utagushimishije, cyangwa nanone ufite gahunda zitari kugenda neza. Muri make kunyara mu nzozi ni ikimenyetso cyo gutakaza controle. Aha tugeze nizere ko mwese mukomeje kugenda musobanukirwa neza cyane, kandi nkomeza kugenda nibutsa abantu bashasha ko icya mbere ari gukanda subscribe ndetse nayo musangwa ugakomeza kugenda ukora share cyangwa se kugenda kugira ngo ino video igere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Rero niba hari inzozi ujya urota kwifuza kumenya icyo ni byiza ko wanyandikira muri comment, nkaba nagenda nkufasha kandi musobanurira neza cyane. Njyewe ubu ugenda wumva ndi Aizo w'i Rwanda, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Iyi ngiyi ni Dream Zone TV show.
yandi yanyu kabisa. Then ugahita unkurikira ku mbuga zanjye zose ni Aizo w'u Rwanda, kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook page ndetse n'ahandi hose ni Aizo w'u Rwanda. Kandi wifuza kunyandikira by'umwihariko cyangwa se mu buryo buri private, nimero yanjye ni 0784477541. Then nkaba nagenda ngufasha mu bintu bigiye bitandukanye, nkubwira ko wifuza gufungura YouTube channel ukaba utazi uburyo bikorwamo cyangwa se wifuza ubujyanama kuri ibyo bintu, ni byiza ko wanyandikira nkaba nagenda ngufasha. Si ibyo gusa kandi ntanga ubujyanama ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bijyanye n'amasocial media agiye atandukanye ndetse n'uburyo wabyaza umusaruro. Nyandikira nawe uze mbashe kuba nagenda nkufasha. Ya rero nkuko turi kugenda tugana ku gice cya 4 kugira ngo dukomeze kugenda dusobanukirwa inzozi zo kurota unyara ku buriri n'ibindi bisa nabyo. Rero komeza urebe ino video kugeza igeze ku musozo kugira ngo ubashe kumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri izi nzozi. Mu gice cya 4 reka turebere hamwe isoni n'ipfunwe. Izi nzozi zishobora gusobanura isoni cyangwa se ipfunwe. Hari igihe umuntu aba afite ikintu cyamubayeho noneho akakibika mu mutima. Akandi kantu gato nshobora kuba nakubwira, niba utarakanda subscribe uri umwe mu bari guhomba. Reka twikomereze no ku gice cyacu cya 5 turebere hamwe iyo bibaye mu buzima busanzwe. Ariko nanone tugomba kuvuga ukuri, niba birota kandi bikaba binaba mu buzima busanzwe kenshi, bishobora kuba ikibazo cy'umubiri, bishobora kuba ikibazo cy'uruhago cyangwa stress ikabije. Icyo gihe ntibiba ari inzozi gusa, ahubwo ni byiza kwegera muganga. Ndi kugenda ngana ku musozo, nizera ko mwagiye musobanukirwa neza cyane izi nzozi zo kurota unyara ku buriri, kandi mukamenya itandukaniro riri hagati y'umwana ndetse n'umuntu mukuru ku bijyanye n'izi nzozi. Rero hano tugana ku musozo, kurota unyara ku buriri uri mukuru ni message ikomeye cyane ituruka mu mutima wawe. Ni nk'ijwi rikubwira riti reka ibintu bikuremereye, ahubwo ufate control y'ubuzima bwawe neza cyane kandi wiyiteho. Niba nawe ujya urota izi nzozi, humura nturi wenyine. Andika muri comment urebe kuntu muri benshi. Wibuke gukanda like, wibuke gukanda subscribe, wibuke kumfollowinga no ku zindi mbuga zanjye zose. Njyewe nitwa Aizo w'u Rwanda, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Iyi ni Dream Zone TV show. Reka duhure utaha mu zindi video zigiye zitandukanye twibanda ku nzozi mugenda murota.